maze igihe numva ibintu nkumva birandiye cyane aho umuntu atinyuka akavuga ngo inshuti ngo zandutiye umuryango. Waramemukiye kandi wabipanze babivanye ku mutima. Noneho hari abavuga ngo forgive ngo forget. Why? Niba nkubabariye urampatira iki kubyibagirwa? Wese kutibagirwa ko wampemukiye. Hari abari bugumve iki kiganiro bireba kuko ngo aho umubembari ntawo baragatanu. Muburi mbe nabona ibande rero. Twongeye kubasuhuza kuri Ndanyuzwe TV official, tubifuriza n'umugisha w'Imana. Nkuko mubimenyereye ni Nyiranshuti Mukandanyuzwe Yvonne kuri Ndanyuzwe TV official. Nkuko dusanzwe tumenyeranye muri yandamukanyo yacu, turabakunda kandi natwe tuzi yuko mudukunda. Imana ibaha umugisha cyane. Turacyari muri kwa kwezi kw'amashimwe, kwezi kwa munane. Kuba tumenyereye nyamuga ngo ni ukwezi twagezemo umugisha w'Imana. Ku ruhande rwanjye niko navutsemo, ariko ni naho n'umubyeyi wanjye yitahiye. Ubu rero mba nibuka ibyiza, ariko bitabujije ko twibuka n'ibibi twanyuzemo bikatubera inyigisho. Hari abantu bajya bavuga ngo forget the past. Njye ntago ndi muri abo ngo twibagirwe ngo ahahise. Njye ntago ndi muri abo ngabo pe, kuko ahahise hanjye hama imbaraga zo gukomeza. Uyu munsi rero numvise shaka kuvuga ku mashimwe. Hari ibintu njya ntekereza nkumva sinabivuga umunsi umwe, ariko nzajya ngerageza mvugeho gakeya. Nifuje kuvuga ku buryo ushobora kuba umugisha cyangwa ukaba umuvumo ku bantu. Surtout ni ku bantu, ngenda vuga ku bantu. Ni hehe rero ushobora kuba umugisha, ni hehe ushobora kuba umuvumo? Njye nkunda kuvuga ibyanjye, ntabwo nkunda gutinda ku by'abandi, kuko nabo bafite ibyabo. Bafite ibyabo kandi noneho bishobora kuba bibaruhije kuruta ibyanjye. Ku mibanire rero y'abantu n'abandi ariyo iduhesha umugisha cyangwa ikaduhindukira umuvumo. Njye ibyo bintu nagiye mbibona mu nshuti no mu miryango. Ibintu bibiri, ni ku muryango no ku nshuti. Inshuti mvuga, njye bijya bingora kuvuga ngo inshuti turazifite, ariko njye ntinya kubwira umuntu nubwo twaba dukundanye gute ngo umbwire ngo uri inshuti yanjye ngo nkabihamiriza. Hari igihe ubihamiriza ejo akakubera inshuti gito, noneho bigatuma wibagirwa na bya bihe byiza mwagiranye. Ubwo rero ndabyirinda cyane, ndareka abantu bakabivuga. Baraka ni inshuti nuriya sawa, ariko jye nawe nitwe tuzi ibihe twamaranye cyangwa twagize byari bimeze gute, byari byiza cyangwa byari bibi. Buriya rero mu nshuti tujya tugira inshuti zo hanze, ariko tukagira n'izo mu muryango. Maze igihe numva ibintu nkumva birandiye cyane aho umuntu atinyuka akavuga ngo inshuti ngo zandutiye umuryango. Wajanisha mu by'ukuri ukavuga ngo ukuri nubwo kuryana, ariko ukibaza se uyu muntu ibintu avuze ni ukuri? Inshuti koko indutira umuryango? Ngaho mumfashe aho muri commentaire, inshuti koko ikurutira umuryango? Njye rero hari icyo nakuyemo ku ruhande rwanjye. Inshuti ntabwo ikurutira umuryango. Mfite inshuti magara, njyewe mbasha kwita ngo ni inshuti magara, ariko sinshobora gutinyuka ngo mbimubwire ngo uri inshuti yanjye magara, kuko umuntu arahinduka. Umuntu aremwe mu kintu cyo guhindagurika. Narinze mba umudamu, nta nshuti irampemukira jyewe. Nta nshuti irampemukira ngo ku buryo navuga ngo uriya nshuti yanjye yarampemukiye ku buryo numva mbese nta kumubabarira mbitinze. Nta muntu ntajya mbabarira. Njye abantu bose nta muntu urankosereza njyewe ntarababarira. Si uko batankoshereje, ariko nta muntu n'uyu n'umwe njyewe ntababarira.
ariko kandi njya nkoramo akantu kabishye. Imana nibona kabishye izabimfashamo kugira ngo nongere kukugirira icyizere. Warampemukiye kandi wabipanze babivanye ku mutima, ntago bikunda ngo nkwisanzure y'ijana ku ijana. Ndakubabarira nk'uko itegeko ry'Imana rimeze, ariko Imana ishobora kubintegeka, ariko umutima nama wanjye ntubintegeke. Aho ngaho ntabwo anshyiramo agahato rwose, ariko kukubabarira namenye ibanga rimwe. Niba umuntu yagukoshereje, mubabarira kigukosereza ako kanya, wiyumvemo kumubabarira, ariko umuhe distance. Abyumvise, umuhe distance, ntumwimenyereze, kuko icyatumye aguhemukira kuriya kizatuma yongera apange n'undi aguhemukire. Umuntu ubasha kwigarura cyangwa ukamubabarira burundu ni umuntu uguhagurukira, cyangwa se ukabona hari undi wabateranije, uwo muntu burya barengana. Ariko niba nta wabateranije, araryamye arabyutse yumvise gusa ko atakwishimiye, umuteye isesemi cyangwa se ntumwishimiye, hanyuma araje ngo I'm sorry ndayanga, I'm sorry yako kanya noneho ngo ndakubabariye. Noneho harabavuga ngo forgive, ngo forget. Why? Niba nkubabariye urampatira iki kubyibagirwa? Wese kutibagirwa ko wampemukiye. Urumva iki kiganiro kiraremereye, ariko nzagitindamo. Nka buriya jyewe nagiye ngirira umugisha ku bandi, ariko nkanga umuntu nanone ninde wari wancyurira harira nawe, kubera yuko umuntu ntekereza ko nagiriyeho umugisha, yanteje intambwe nanjye namuteje indi, cyangwa nteze intambwe nanjye muteze iyindi. Ni magirirane rero. Ikindi nkunda kubwira abantu tuganira, inshuti zanjye za bugufi, yuko iyo ugize neza ni wowe ufitemo inyungu kuruta uri kugirira neza. Iyo bitameze gutyo rero, uhora wiyemera ni njyewe, donc ugahora wikomanga mu gatuza. Ni wowe kisi, wowe gute? Wowe ufite ubushobozi bwo gutunga umuntu gute? Nta muntu ufite ubushobozi bwo gutunga uwundi cyangwa kumubeshaho. Impamvu ni iyihe? Nuko nawe utunzwe n'Imana, nawe ubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Iyo atari ibyo ngibyo rero, tukwita yuko mu Giswahili turavuga ngo wewe una kiburi cha uzima. Donc uri umwirasi, donc uba wigize nka dendo. Dendo nigira gutya kwekwadura kandi wenda nta nicyo yagutwara. Rero mu by'ukuri hari kambabwira abantu babi kuri iyi si babaho. Ni umuntu ugirira neza utamufitemo inyungu, ari ukugira ngo umuteze intambwe akomeze. Kuko iyo umuteje intambwe ngo akomeze, mu by'ukuri hari igihe udateganya yuko azanagaruka, kuko iyi si iraturuna, la terre tourne. Iyi si ni umuzenguruko, irazunguruka. Ushobora kumugira neza uyu munsi, ejo ugasanga yibereye i Burayi. Iyo ageze i Burayi rero, ntuzategereze yuko azakwibuka, ashobora kukwibuka nk'uko atakwibuka. Rero icyo wakoze waragikoze, icyo yari kugukorera nawe azagikorera abandi. Nigeze gukorera umuntu, umusaba serivisi, ndamubwira nti mfite umuntu ushaka gufasha. Ntiyari umuntu ushaka kwihera itike, yari umunyeshuri. Ntiyari umunyeshuri ushaka guha itike ajye ku ishuri. Yari yatsinze segondere ariko abura itike ryo kujya muri kaminuza. Mbimubwiye ndamubwira ufate ku mushahara wanjye umpeho, mbona uko nihera uwo mwana itike, ntitwebwe hano muri Afurika turafashanya. Arambwira ati none se Yvonne, burya nawe ufite abantu ufasha? Ndavuga nti ese ubwo ndamufashije ra kumushakira itike? Ati yes. Ati n'amafaranga yawe. Ntariko ndumva ngiye binejeje. Arambwira ngo ntiwambwiye ko ufite abana 10? None ntago ari umwana wawe warangije segondere n'uwundi? Ntiyego. Ntagiye kaminuza kandi ninjye ashaka itike kandi sindahembwa. Ntuyakate rwose. Arambwira ati singukata kandi ndamwishyurira itike.
yamugiriyeho umugisha ukomeye sinzi ukuntu nabibabwira. Ndangije ndamubwira nti Imana iguha umugisha, nti Imana izakwitura iyo neza, kuko twebwe ntago twabishobora. Aravuga ngo iyo ugize neza ukagira amahirwe ugira, nuko uri ugiriye neza nawe azagirira abandi neza. Ariko ikizakubwira ko nawe atagiriye abandi neza nuko azagaruka akakwagresa cyangwa se akaguhutaza. Nicyo kizakwereka yuko uriya muntu nubwo wamugiriye neza we nta bandi yagiriye neza. Abo bantu rero ntabwo nari nzi ko babaho, nukuri ntabwo nari nzi ko babaho. Umuteje intambwe imwe nkuko umutima nama wawe ubigutegetse, ariko we aho kugira ngo agenda yiteza abandi ahubwo aragarutse niwe aje kwagresa. Nkabwira abantu wowe wigeze wishyurirwa minervare n'umuntu utari umubyeyi wawe, ntiyakubyaye, nta n'uwamubwiye ngo uyu mwana mwiteho, ugahindukira akaba ari we uza gutokinga uri kumukora mu jisho. Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, kuko kuba yaragufashije ntabwo bikuraho yuko wenda wari ufite ababyeyi. Kuba yaragufashije agira ngo aguteze intambwe imwe, igihe nawe wenda uzazirikana iyo neza ubigirira abandi, cyane yuko muhuye ntiwakwibagirwa ko yakugiriye neza, ntabwo wabyibagirwa. Ahubwo maze igihe nkora ubushakashatsi ndavuga ariko bundi kugira ngo ugirire umwana nk'uwo neza, akure abe umugore, atangire gutekereza kuba yaza kugutera amacumu, harya biba byagenze gute? Ese wowe uba wabyitwayemo ute? Ese biba byagenze gute? Nihaye igisubizo kivuga ngo ntabwo yarakwiriye kugaruka kwishyuza ineza yindi, kuko niyo wakoze yakweretse ko nawe nta wundi yabikorera. Kugaruka kuza kugutuka cyangwa se kukuagresa, hari ibyo atashimye iwawe arabibika, bigaragara ngo ntabwo yashimye, kandi wowe wenda wabikoze udashaka ko agushima. Niba hari abantu bahuye na bene ibyo bibazo, sinshaka ko mumpa like, ahubwo hari uwabikorewe, hari uwo nawe yabikoreye, rwose pole sana. Kwanza icyambere wariyimye uramuha, ahubwo iyo yageze aho kugira ngo ahagarare muri uwo mugisha aprofite nawe kuvuga ngo abangiriye neza reka nanjye ngirira abandi neza, wisubirayo ariko hihorere, ariko wiza no gutera y'amacumu, hari abari bugumve iki kiganiro bireba, kuko ngo aho umubembe ari ntawe ubara gatanu. Mubiri mbe nabo ni bande rero? Ni bande bakunda kugorana ubundi nkabo? Nge mbona haba harimo abana b'imfubyi, uzabona ava mu muryango ariko genda avuga ngo bariya nta kintu bamariye, runaka nta kintu yamariye. Bazi kubara abantu babagiriye neza n'abatarabagiriye neza. Abo ngabo bafite impamvu yumvikana, kuko na Bibiliya irabivuga ngo nugirira imfubyi neza ngo uzabugiriye Imana neza. Icyo kirumvikana. Ariko mu by'ukuri ko Imana iba yaranyuriye muri uriya muntu ngo aguha amazi y'umunsi umwe, cyangwa se aguha icumbi ry'umunsi umwe, wazirikanye iyo neza kuruta uko wazirikana inabi. Uwo ni imfubyi. Noneho ufite ababyeyi, arabafite, hari simvuze ngo hari ibyamunaniye, ahubwo hari igihe umwana agera akava mu rugo akagenda, umubyeyi ntiyamwirukanye, nta nubwo yabuze n'ibyarya n'ibyanywa, araje ageze ahantu wenda tuvuge yigiriye mu bandi bana, asanze abandi bana barasabanye barakundanye. Habaye igihe Imana yamugeneye, kuko buri muntu afite dosiye yarega, buri muntu afite urwandiko rwe. Buriya ingo twabayemo Imana yari izi ko tuzazinyuramo, twaba dufite ababyeyi twaba tutabafite. Hanyuma iyo havuye rwose wihatuka, kuko reka sinzi ukuntu nabikubwira. Icyambere nawe wari wabaye umwana mu rugo, uhatuka mu by'ukuri cyangwa ukahasuzugura nkande. Nkakubwira rero wowe ufite iyo mico, wambabariye nawe ukazana abantu babiri mu rugo. Wizana babiri, hazana umwe, utwereke yuko wowe uwo muzigo wananiye, aho uri kuvuga ko ari habi, uwo muzigo wowe wawutura, wawushobora. Zana umuntu umwe
utibyariye ntabwo turi kuvuga abo wabyaye bo usanzwe bafite uzana umuntu utabyaye umuzani muri urwo rugo uzamenya agaciro k'icyo wari uri cyo mu rugo rw'abandi ariko nitangira kuvuga ngo urugo rw'abandi wari urimo ngo nibo bibazo uzajye wiga igisubizo kivuga ngo ni wowe wari ikibazo kuko ntushobotse kuko niba ugiye iw'abandi uzi ko si kwa so si kwa nyoko urahari kuko ari urukundo ruhakubesheje banakwakira ubundi twebwe tuzi ko niba umuntu akwakiriye mu rugo uhita wumva ari iwanyu ariko ikibazo wowe uriya rugo wagiyemo ntabwo hagize iwanyu naho mwagorewe urahari ariko si iwacu niba atari iwanyu se wagiye iwanyu noneho iyo umaze gukura umaze kumva mbese umaze gukura wenda hari icyo wagezeho kuki wirengagiza yuko uriya muntu uratangiye umuvuze nuko atari noneho uvuze nuko atari mu by'ukuri ntabwo uri nyangamugayo uri inkundamugayo niba ujya kumva bakubwira ngo aranyuriye gucyuriye se buriya rero imikurire y'umuntu iragoye ujya gukura waciye mu nzira nyinshi kugira ngo ugere ku masezerano yawe uba waciye mu nzira nyinshi rero niho twavuze ngo ushobora gukora umugisha cyangwa ugakorera umuvumo reka turebe rero wowe wakiriye umuntu ntacyo witayeho nta zindi nyungu ufite mu by'ukuri wakoreye umuvumo the answer is no ntabwo wakoreye umuvumo ahubwo wakoze ikimana yagakoze ariko yakunyuriyemo urabikora yaragukoresheje umukozi w'Imana rero ntucike intege ntuzavuge ngo uyu mwana ngo atumye nta wundi oya uzakomeza ubakire kuko wenda ni impano yawe ariko uriya kukwagresa uriya kuguhindukira akaguhindukirira reka nkucire umugani w'igisubizo cyabyo umwana wundi aguherera aguhema kora wigendere ikindi impamvu mbibabwiye ni uko wenda hari ibyambayeho ariko babwije ukuri jyewe si kenshi ni bake rwose twabanye bagarutse ngo baze bangaya ni bake pe ni bake kandi nabo ndabababarira umunsi ku wundi kuko mba numva mbakunze bose muri bo rero umuntu ntafokasi umuntu ntitayeho kuko njye nazindukaga nigendera ngataha nijoro nimugoroba ejo bundi hari umumama wabenyibukije arambwira ngo ese ngo harya ngo warakoraga ngo ugataha ngo ukajya muri korari ngo ukajya mu murimo w'Imana hita wumva natagasanga ubwo ni saa 5 ni saa 4 naruhukaga ndi muri konje nabwo nkaruhuka ku buryo ntabwo njye nakunze kuvugana n'abana bo mu rugo hari bamwe bavugaga ngo ndi intare ngo ndacecetse njye ntangiye kuvuga ubu ndabohotse mu myaka 50 ubundi ni imyaka myiza yo kubohoka uvuga uko ushatse wa wishimye niyo umuntu agututse urabyumviriza ibitutsi ariko arabizi ukavuga uti yo uyu ni umukene ni n'umutindi wo kubabarirwa kuko mu by'ukuri ntabwo amoye ubusa ni imyaka myiza cyane yo kutabara ibyaha ariko nanone ntabwo twabura gukebura abacu kuko uriya impamvu akuvuga cyane akakuvuga nawe nuko mukunda aragukunda ngiye mwese mumvuga mu buryo buri negatifu nuko munkunda mutankunda nimwampoza mu kanwa kandi baravuga mabaraka n'umwana mwiza ariko ngo agira amahane abandi baravuga ngo ese ngo hari igihe ujya urakara urumva ni imvugo nk'ebyiri hari abantu ngo ariko ujya urakara niba narakara noneho ndi ikigoryi Imana yo ntirakara n'Imana irarakara njyewe rero iyo ngiriye nabi ndakurakarira ariko nkagusubiza ibyawe back to sender umpaye ibitari ibyanjye ndabigusubiza ubu uri kumpa imico yawe kandi sindi buyakire mu mibereho yanjye nahemukiwe n'umuntu umwe mbabazwa nuko ari umumama nababajwe nuko ari umumama kuko nkunda abamama nkunda abagore nkunda ababyeyi impamvu mbakunda nuko ari abanyembaraga n'abanyembaraga arampemukira ubwo impamvu yampemukiye nuko yantunguje urwango nibo bwa mbere njye nari mbonye umuntu unyangira ubusa none umwitegereje ndavuga se uyu muntu ni umukene arakennye no ku mutima arakennye kuko nta mpoye ubusa nkajya mubwira ntumpoye ubusa kabisa nturanyanga ati sinkwanga
wese ko mbona ntazi ibyawe ndabwira rero ujye ubyina umuziki wawe ubwo nanjye mbyina uwanjye kandi mama ndabwira ngo abyina umuziki we nanjye mbyina uwanjye nuko yarankeneye nanjye mukeneye kuko urumva ntabwo yari umuntu navuga ngo nuwakure ni umuntu wakambereye inshuti nkabera inshuti tukubaka ariko iyo azanye ikintu cy'inzangano ubwo ndi kubwira abantu bavuga ngo runaka yaranyanze nakwanga azabisubirane ntuzamwemerere yasanze rero ntangana ntabwo nangana ariko nagusuzugurira muri izo nzangano zawe mbonereho no kumubwira yuko genda mukunda ndagukunda ndabizi ko urankurikirana ndabizi na stati zanjye razikurikirana ngenda gukunda ariko nanga ibyo bikorwa byawe byo kumva yuko burya umuntu wikarakasa akigira gutya nta n'imbaraga bafite burya nanjye niba warabimbonye ubwo nyine mba nabuze imbaraga nyine ariko gende no stress buriya nkubwiye ngo ndi no stress nuko wastresheje numva nkubwiye ngo ngewe ngo ndi no stress nuko wanzanyeho stress rero mba ndi kugira ngo biriya bintu mbabwiye birakomeretsa kandi umuntu ugukomeretsa ugakomereka ni umuntu watayeho igihe cyawe niba warantayeho igihe nkagukomeretsa uzansange ngusabe imbabazi pe nanjye niba naragutayeho igihe cyanjye ukumva icyo wakora rukunkomeretsa kumbwira nabi bituma nanjye nkubwira nabi kabiri abantu ngo mama barakanguze kuvuga ngewe nakubwira nabi uretse ko ndi umuririmbyi nakuririmbira nyine hari indirimbo ishimisha hari indirimbo zo gushimisha hari zo guhimbaza hari abantu bazire ngo barakore ngo nibavuga nabi ngo mukubise ngo ntiyagusubiza ngo ukubita urushyi mu musayi umwe ngo agahindukiza ibaze rero wanyobeyeho mana Mungu wangu we nababeshyaga Imana igera bindinze kurwana nubwo nakuze twebwe twakuze iwacu turi amatimu buri muntu yabaga afite uwo nyine bacangana nyine barwana rero nakurikiraga abahungu ntabwo nkubita ngo wijyane ibintu nk'ibyo ubu rero Imana igira neza iyi myaka twinjiyemo n'imyaka myiza yo kutarwana ngo wantuka ngo nkakwihorera ubwo se nanjye nasubira mu byo wavuze nabyiga mpaka mbimenye kandi nkabigusubiza mbese ni nyiramatimbiri utabyumva gutyo hari imyaka umuntu ageramo abakecuru hari umukecuru nigeze kumva numva ikintu cyakora nzi ni ugusererezanya naguserereza ndasarikana nagusarika gusarikana burya ni ikiganiro cyiza cyane ukansarika nanjye nkagusarika kuko mba nzi ko utari bunkubite ingumi nyine tukabyumva kimwe ariko mu by'ukuri buri muntu aba afite uburyo yitabara hari uba atazi gutera ingumi ariko afite umunwa hari uba atazi gutera umugeri ariko yibitseho ingumi rero buri gasimba kari n'ubura bwako rero twavugaga ko ese ni gute wakorera umugisha ni gute wakorera umugisha ariko ukaguhindukira umuvumo tujye tubyirinda niba uzi ko umugisha ugiye gukorera uri buguhindukiremo umuvumo buriya si igihombo cyawe ni wowe uba wihombeje ariko niba uzi ko ugiye gukorera umugisha wita umugisha ukomeze uba umugisha uriya rero uri gukorera buriya yemerewe kugusubiza neza cyangwa inabi ariko twababwiraga mwa bantu mwe niba umuntu yakugiriye neza wimwitura inabi kuko nuyimwitura ni wowe munyamivumo ni wowe munyamivumo kandi buriya Imana yadushyize imbere umugisha n'umuvumo ngo umuntu ahitemo impamvu bamwe babona hari igihe gemba nifitiye morale nkavuga ngo Uwiteka ampe kurama nkuko n'uyu munsi naramye uyu munsi nawubonye mu by'ukuri mbyemba ndi gushima Imana ndi gushima Imana kuko none se ngo mu migisha dufite harimo no kurama buriya Abisiraheli inka zabo ntabwo zajyaga zigira ibibazo ntaza kuvuga ibinyarwanda bikangora ariko zarahakaga zikanabyara ababyeyi abagore b'Abisiraheli b'Abaheburayo kazi ntabwo inda zabo zavagamo ntago zavagamo barabyaraga
bagacutsa bagakurikiza bakagira amadizene hayo ya mama Baraka. Uwo wabaga ari umugisha. Buriya abantu inda zabo zivamo Satani aba yabasabirije. Byagiye birababaza cyane. Haba harimo rero ikintu kitari cyiza, Satani aba yagusabirije. Tujye tujya imbere y'Imana, umugisha we yarawuduhaye. Umugisha yarawuduhaye, ntabwo izaduha umugisha ngo iduhe ubutware, iduhe n'ubushobozi. Hanyuma ngo ize no kutubwira ngo mu by'ukuri ngo uriya muntu ngo mwitwareho gutya. Uko nukuruhanya n'umwuka wera, kandi twege twuzura umwuka. Nukuruhanya n'umwuka wera. Umwuka wera niba akubwiye ngo erekeza kwa mama Baraka urahagirira umugisha. Ujyuza kandi uzawuhagirira. Ariko niba uje ufite inzira ebyiri, kwa mama Baraka urahakura umugisha cyangwa uhakura umuvumo, kandi ukokame. Kubera ko wasanze ndi mama Baraka nyine. Mimi ni mbarikiwa. Niba mbona uri umunyamugisha nkabana ngiye abantu bose nagiriyeho umugisha. Ndabubashye. Shobundi narabashimye. Abantu ngiye ngiraho umugisha. Nabagiriyeho umugisha. Muzi impamvu ngiye mbagiraho umugisha mwa nshuti zanjye mwe mwabanyamugisha mwe. Nuko nanjye harabangiriyeho umugisha. Uriya nanjye yonza kubagica. Ntabwo mba mbagiriraho umugisha. Ariko umuntu asaruraho yabibiye. Muzi ngo umugisha mbagiriraho nanjye harabambwira yuko nababereye umugisha. Abo nibo nzabana nabo. Nahunde bakabona ko ndi umuvumo kuri we. Nzaba witeka. Nzakubera umuvumo nkubere nibuye rigusitaza. Ariko numbona ukankunda ukambonamo umugisha, nzakubera umugisha. Erega ndababwira nanjye nibwira. Ntimunyange kubera yuko nyine iyi ni shene yanjye. Njye no kuri radio nari narahavugira. Sinarahavugiye, ntabwo navugiye kuri radio. Cyakora nashyiragamo nka kasete nkumva nk'ijwi ryanjye, nkumva mbese nasirimutse nako ntagize. Iyi rero ni cano yanjye ya Nyirarukundo, Nyiranshuti Yvonne. Mukandanyuzwe. Ngewe niyungiriye neza ndanyurwa. Ndanyurwa kandi nyuzwe n'iki? Nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Ariko subwo mu ijuru harya ndarizi narigiyemo, ariko njya ngerekwa njya ndaribwirwa, ariko njye nyuzwe n'ubucuti bwa none. Inshuti za hano turi kumwe nazo, kuko genda cyarya ibyiza byo mu isi. Ibyo mu ijuru sindabigeramo. Ndacyari kurya ibyiza byo mu isi, kandi ndacyari kwishyuza ibyiza bya hano mu isi. Ahantu nabibye njya mpasarura nta misoro nta n'amahoro. Kandi ndacyahagaze muri rya jambo rivuga ngo tugire imitima yoroshye, twe kugira imitima ikomeye nk'ibuye, kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze utwomeho. Ubu ngende kwerekeza mu myaka y'umushiha yo kuvuga nabi yo kugira gute, ubwo ariko zaba ari muri 70. Icyo gihe muzanyihanganira, niba mutanyihanganira ubu ngubu mugomba kunyihanganira, kuko ubu ngubu ari wigeze kumbwira ngo ndabizi ko wangiriye neza, ngo ariko ngo nakwishyura. Reka da, nakwishyuje wabona icyo nyishyura? Ko nakwishyuza kuri taux du jour, nakwishyuza kuri taux du jour. Bose barabyumvise. Nakwishyuza ku giciro cy'uyu munsi, ntabwo nakwishyuza kuri cya giciro cya kera. Cyane yuko ntabwo ari wansabye ngo nkugirire neza. Niba nakugiriye neza, ni neza nyine, ni neza indimo. Wiza kuntura stress zawe. Niba hari byakunaniye, ubwo byarakunaniye wibintu. Ubwo nubwo ndi kwivuga, ndi kwanga kuvuga abandi, hari abandi nabo barushye baremerewe bameze gutyo. Okay, mbahaye pole, mwikomeze ku Mana, nimuze dukomeze dukora umurimo w'Imana. Nkunda kubwira abantu ngo nibaze twige gukora. Niba utarize, ngwino uzi gukaranga, ngwino nkwigishe guteka kugira ngo ugira gutekera. Cyakora ubu ngubu birakaze nukuza ufite ibyangombwa. Ubu nanjye sinakwakira udafite ibyangombwa. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Iki kiganiro cyari gikenewe, kandi muntu ugirirwa nabi nabo wagiriye neza. Ndagukomeje, kode ni yayindi. Komeza ugire neza, komeza ubibe imbuto kandi uzasarura. Murakoze cyane, murakoze.